reka ngo urugero rutoya no kuba ugihumeka ukiriho, hari ibintu byinshi Imana yakoze, hari iby'imbaraga Imana yakoze, kuko mu buzima bwa buri munsi biritwereka ko tugendana iteka urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu. Uzi ko ushobora gukora impanuka yoroheje, gusitara gusa ukagwa hasi ugapfa. Uzi ko ushobora kunyura ahantu ugenda igikuta kigahirima kikakugwira ugapfa. Imvura ishobora kugwa, inkuba ikagukubita ugapfa. Hari ibintu byinshi biba bishobora kuduhitana, ariko Imana ikagenda ibyigizayo. Ese mwene data, wowe ntabwo wishimye usubije amaso inyuma ukareba iby'Imana yakoze rimwe na rimwe utakekaga ko yabikora? Ese wowe ubona utuzuye amashimwe? Ubona Imana itarakoze ibikomeye? Ubona Imana itarakoze ibintu birenze gusobanura kwawe? Imana yakoze iby'imbaraga. Birashoboka ko wari urwaye, wari ugeze kure, Imana ikagukiza. Imana ishimwe. Muraho neza abakunzi bacu, tubashimiye umwanya mudukurikira kuri iri jambo ry'Imana. Ku baba bankurikiye bwa mbere, nitwa Bazambanza Sylvain, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR Musambira mu karere ka Kamonyi. Reka dutangire dusenga kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana ikora ibikomeye. Uhimbazwe Mwami, turakwinginze kugira ngo uyu mwanya dufashe kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Uwo mwanya mwiza, uwo mwanya ushyigikiye, uwo mwanya uhaye imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo abantu bawe bafashwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo gushima Imana bikubere ingeso uhorana. Gushima Imana bikubere ingeso uhorana. Turifashisha ijambo dusoma muri Zaburi 126 ku murongo wa 3. Haravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Ni ijambo ritoya wanafata mu mutwe rivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Hanyuma twari twahaye aya magambo tugiye kuganiraho umutwe uvuga ngo gushima Imana bikubere ingeso uhorana. Gushima Imana bikubere ingeso uhorana. Ubundi ingeso numva twarigeze kuyivugaho. Ingeso ni akamenyero ko gukora ikintu runaka, cyangwa se imimerere yo guhorana n'ikintu cyangwa n'umuntu. Bivuze ngo ingeso ni ikintu uhorana mu buzima bwa buri munsi. Mu yandi magambo bivuze ngo gushima Imana byakabaye ibintu uhorana mu buzima bwa buri munsi, waba uri muzima, waba urwaye, waba uri mu kazi, waba uri mu kiruhuko, waba unaniwe, donc ubuzima bwa buri munsi ubamo bukwiye kuba ubuzima bwuzuyemo gushima Imana, kuko Imana iba yarakoze ibintu byinshi, iba yarakoze ibintu bikwiriye guhora bishimirwa. Iyi Zaburi ni hejuru iyo usomye utangira ku murongo wa mbere, baratubwira ngo ni Zaburi, ni indirimbo y'amazamuka, cyangwa se ni Zaburi igaragaza ibyiringiro, igaragaza icyizere nyuma y'iby'Imana bimaze gukora. Iyi Zaburi tumaze kuvuga igaragaza ko Imana ishobora gutanga ibyiza nyuma y'ibibi. Turaza kubisobanura. Iragaragaza ko Imana ishobora gutanga guseka nyuma yo kubabara. Imana ishimwe. Bivuze ngo ahabaye ibibazo hashobora kandi kuboneka ibyiza, hashobora kuboneka ibisubizo. Wabonaga ko ubuzima burangiye, ashobora kubona ubuzima bugarutse. Turaza kubihuza n'iyi Zaburi
ubone koko ko ari zaburi igufasha cyangwa ishobora kugufasha gushima Imana. Kuko iragaragaza iki? Iragaragaza ibyishimo Abisirayeli bagize bakuwe mu gihugu cy'i Babuloni. Ku basoma Bibiliya muzi yuko Abisirayeli bigeze kujyanwa ari imbohe, ari abanyage mu gihugu cy'i Babuloni bitewe nuko batubashye Imana. Hanyuma cyari igihano rero, bagezeyo babaye nk'abatakaza ibyiringiro, batakaza icyizere cyo kuzasubira mu gihugu cy'iwabo. Ariko Imana yari yabasezeranije yuko nyuma y'imyaka runaka yari yarabahaye bagomba kuzagaruka iwabo. Ariko bitewe n'igihe bari bamazeyo, bamwe bapfa, abandi ubuzima burangiriraho, babona ibyiringiro nta bigihari. Hanyuma rero Imana ibatabaye ibasubije, bavugiye Zaburi, baravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe. Barebye ibitangaza Imana ibakoreye byo kubakura mu gihugu kitari cyabo, babona Imana ikoze ibintu by'imbaraga, babona Imana ikoze ibintu bikomeye. Mu yandi magambo, iyi Zaburi ntabwo idufasha kwibuka cyangwa gutekereza ku bintu Imana yakoze gusa, ahubwo inatugaragariza ibintu Imana yakoze bikadutangaza. Kuko Imana iba yarakoze ibintu rimwe na rimwe tutabasha gusobanura, tutashobora kumenya neza uburyo Imana yabikoze, cyangwa se ikaba yarakoze ibintu bigaragara nk'aho bitari gushoboka tukabona birashobotse. Niyo mpamvu rero bavuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ese mwene data, wowe ntabwo wishimye usubije amaso inyuma ukareba iby'Imana yakoze rimwe na rimwe utakekaga ko yabikora? Ese wowe ubona utuzuye amashimwe? Ubona Imana itarakoze ibikomeye? Ubona Imana itarakoze ibintu birenze gusobanura kwawe? Imana yakoze iby'imbaraga. Birashoboka ko wari urwaye, wari ugeze kure, Imana ikagukiza. Imana ishimwe. Birashoboka ko wize, Imana igufashije, isa nk'aho ari ikurihiye, ukiga ukarangiza. Ni ishimwe rikomeye. Birashoboka ko wari warabuze akazi, uyu munsi ukaba wicaye mu kazi. Ni ishimwe. Imana yakoze ibikomeye. Birashoboka ko Imana yakubakiye inzu. Birashoboka ko Imana yagukoreye ubukwe. Birashoboka ko Imana yaguhaye urubyaro. Ababyeyi muribuka uburyo rimwe na rimwe tumubyara bigoranye, umuntu agiye kwiseta ukabona uhavuye amahoro. Imana yakoze ibikomeye. Imana yakoze iby'imbaraga tutabasha gusobanura. Hanyuma iyo dusomye muri Zaburi 150 ku murongo wa 2 hatubwira ibijya gusa n'ibyo tuvuze muri iyi Zaburi. Haravuga ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mu yandi magambo, ubu ni nk'ubutumire. Iyi Zaburi iradutumira gushima. Mwishimire. Ese ujye ushimira Imana? Mwishimire iby'imbaraga. Hari igihe Imana ikora ikintu ukabona koko ni icy'imbaraga. Ubu ngubu reka nguhe urugero rutoya, no kuba ugihumeka ukiriho, hari ibintu byinshi Imana yakoze, hari iby'imbaraga Imana yakoze. Kuko mu buzima bwa buri munsi biritwereka ko tugendana iteka urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu. Uzi ko ushobora gukora impanuka yoroheje, gusitara gusa ukagwa hasi ugapfa. Uzi ko ushobora kunyura ahantu ugenda igikuta kigahirima kikakugwira ugapfa. Imvura ishobora kugwa, inkuba ikagukubita ugapfa. Hari ibintu byinshi biba bishobora kuduhitana, ariko Imana ikagenda ibyigizayo. Abarozi bagenda baturoga, Imana ikagenda ibyigizayo. Hari impamvu nyinshi twakabaye uyu munsi twarapfuye, ariko turiho. Rero Imana yakoze iby'imbaraga byinshi mu buzima bwacu, atari n'ibi bifatika tureba, ahubwo hari n'ibyiba yarakoze bitagaragara, tukabona ibintu bigenze neza, ariko haba hihishe imbaraga zikomeye zabikoze. Rero niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yadukanguriye, yadutumiye gushima Imana. Muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Imana irakomeye mu buryo imiterere yayo ubwayo
ikwiye gutuma duhora dushimira Imana. Wenda iki sindi bukivugira aha bitewe n'umwanya, ariko ubutaha hari igihe tuzareba uburyo imiterere y'Imana ikwiye guhora ishimirwa. Niyo natanga urugero, kuba Imana ishobora byose, dukwiye guhora tubishimira Imana. Imana nta kinanira, Imana ntacyo twayisaba ngo ikinanirwe, ivuge ngo iki ntabwo nagishobora, ivuge ngo iki kirenze ubushobozi bwanjye. Imana ishobora byose. Icyo ubwacyo rero gikwiye guhora gituma dushima Imana. Yobu yavuze ikintu gikomeye. Iyo dusomye mu gitabo cya Yobu mu bice 5 ku murongo w'9, yaravuze ngo nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Bivuze ngo Imana ifite ububasha bwo gukora ibintu bikomeye twebwe ubwacu twabonaga ko bitashoboka, kandi igakora n'ibitangaza tutajya mu mibare ngo tubare ngo 1 2, bitabarika, kuko hari ibyo ikora bikagaragara, ariko hari n'ibyo ikora ntitubimenye ko yabikoze, ariko yabikoze. Imana ishimwe. Rero iyi Zaburi yakubwiraga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Mwene data, reka nsoze nkubwira ngo shima Imana, shima Imana. Ifata umwanya wibuke iby'Imana yagukoreye. Twavuze ngo gushima Imana bikubere ingeso uhorana. Uryamye wibuke ineza y'Imana yabaye ku buzima bwawe. Uri mu kazi wibuke ineza y'Imana yabanye nawe. Ubuzima bwa buri munsi wibuke ineza y'Imana yabanye nawe. Uwiteka yagukoreye ibikomeye, nubwo utabyibuka neza, nubwo utabizirikana, ariko Uwiteka yagukoreye ibikomeye. Ahubwo gerageza kubyibuka, gerageza kubitekereza uhereye kera, kuko no kuba uriho ni ukubera ibikomeye Imana yakoze. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, ariko nagira ngo ngusabire imbaraga zo kugira ngo ujye uhora wuzuye amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Imana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko wakoze ibikomeye muri twebwe mu ruhande rwacu, rimwe na rimwe tutibwiraga ko byashoboka, ariko ukabikora. Nsabiye mwene data unkurikiye imbaraga kugira ngo ajye ahora yibuka ineza wamugiriye, kugira ngo ajye abona amashimwe mu byo wakoze mu buzima bwe. Hari igihe abantu benshi batekereza ku byo utarakora, batekereza ku bitagenda kuruta gutekereza ku byiza. Ndasabira imbaraga umuntu wese kugira ngo umuhe kuzirikana ibyo wakoze, kugira ngo ahorane umutima ushima izina ryawe. Urakoze kutanze imbaraga, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.